nitwa Terence Muhirwa, nkaba mpagarariye Radio Salusi, radio ya kaminuza y'u Rwanda, nkaba ndi chief editor. Twize ibintu bitandukanye, tureba uburyo dushobora kubyaza amafaranga service dutanga. Hari abantu bibwira ko kuza ugatanga publicité bihagije ku buryo uramutse uyibuze igitangazamakuru cyawe kitakora, ariko muri aya mahugurwa hari uburyo bwinshi twagiye tubona, ndetse n'uburyo umuntu ashaka gukoresha za social media kugira ngo zibe navuga ngo izo kuruhukiraho cyangwa se gukoresha ibindi bintu. Ariko twabonye uburyo ibitangazamakuru byacu bishobora gukoresha zira social media hanyuma tukabona amafaranga. Ngira ngo nkeka ko ari ikintu gikomeye, kubera ko uko twari turi muri amahugurwa byagaragaye yuko ubwo buryo bwo kubyaza umusaruro social media bukiri hasi cyane mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu nkeka ko ari bagage cyangwa se ikintu gikomeye twabonye hano, kandi tujye gushyira mu bikorwa kugira ngo dushakishe ahantu hose amafaranga ashobora guturuka, cyangwa se ubundi buryo bwose bitangazamakuru byacu byakenera. Hari n'izo batweretse zishobora kuduhuza na audience yacu, kandi burya plus ugira abantu benshi bakukurikira, plus navuga ngo ntuza ngo clientele yawe ibirimo yongera. Twazibonye rero nyinshi, kandi twafashe ingamba yuko tugiye gutangira kuzikoresha kugira ngo ziduhuze n'abakiriya. Ukiraho hari ikintu kijyanye na content, kijyanye na target cyagarutsweho cyane, iki cyo wakivugaho iki? Icyo nakivugaho nuko nkeka ko ari byo n'ubundi amahugurwa Media Council ikunda gukoresha agenda agarukaho. Uko washaka amafaranga kose, ariko utanga ibintu bitanoze ntushaka kuyabona. Ntushaka kubona, kubera ko burya umukiriya nk'uko bavuga ko ari umwami, umukiriya ugomba kumufata neza. Mu buryo bwacu bwa media bw'itangazamakuru, gufata neza umukiriya no kumuha ibintu bifite ireme kandi ibintu ashaka. No kuvuga ngo professionalism ni ikintu kigomba guhabwa agaciro mu itangazamakuru byacu, kugira ngo content cyangwa se ireme by'ibyo duha audience yacu ryongere. Ahangare twagiye tubibona, tunagaragaza ko burya hari igihe ushobora gukora ibintu mu by'ukuri utabizi, ari ubumenyi bukeya ukaba wavanga. Ikindi twanabonye, hari igihe ushobora kuba mu gitangazamakuru cyawe hari inkuru ushobora gutangira ubuntu, guhitishiriza ubuntu, kandi zakagombye kukwinjiriza. Ahandi hari ukuntu bashyiraho za public reportage zikabinjiriza, ariko muri iki gihe twabonye ko hari inkuru ushobora gutambutsa bikagaragara yuko urimo wungura cyangwa se urimo wamamaza umuntu, ariko wowe utabizi yagombye kukwinjiriza amafaranga. Ari niyo mpamvu bijya bikurana n'umuco mibi wa za giti. Abantu ugasanga haraba deal hagati y'umunyamakuru n'icyo kigo, kandi mu by'ukuri iyo deal yagombye kuba hagati y'icyo kigo n'ikigo cy'itangaza. Guhera umunsi wa mbere twatangiye twize uburyo dushobora kubyaza itangazamakuru amafaranga. Twize cyane ko igicuruzwa dufite ari content cyangwa inkuru dukora duhereza abadukurikira bose. Icyambere twabanje kwiga ko tugomba kunoza ibyo dukora, tukanoza igicuruzwa cyacu dufite arizo content, tukayitanga mu buryo isobanutse yatubyarira amafaranga. Ikindi twasanze izi mbuga nkoranyambaga dukoresha hari uburyo bwinshi cyane dushobora kuzibyazamo amafaranga. Rero twize ko dushobora gufata ama Facebook, ama Twitter, ama YouTube, ama emails, ko ari uburyo bwinshi dushobora gukora kandi twabona amafaranga. Twarasanze rero tugomba gukosora ibyo dukora, tugafata dutangira kubyaza inyungu ibyo dukora mu buryo butoya, tukazagenda twaguka gahoro gahoro, ariko twatanze ibintu bifite ireme, tugahaza ari umukiriya wacu, ari abadukurikira, ndetse natwe ubwacu tukabona inyungu. Tugomba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo niba twaratangiye turi kuri escalier ya mbere, abandi twabasanga kuri escalier ya 9, ntabwo tuvuga ngo turahita tuzamuka duhite tubageraho. Yewe nitwa Nikuze Musitiane, mpagarariye ikinyamakuru umuringanews.com. Aya mahugurwa mumazemo iminsi 6, ni iki wavuga ko wayigiyemo? Aya mahugurwa tumazemo iminsi 6 navuga ko nigiyemo ibintu byinshi ndetse bifite akamaro, kuko urabona muri Rwanda ibitangazamakuru turabifungura tukaza dufite gahunda runaka, ariko twamara kugeramo nyezina ugasanga duhe n'ibibazo bitandukanye. Ariko aya mahugurwa yangaruye mu murongo. Ikintu cyambere nakumenye muri aya mahugurwa, namenye gufata inzira imwe, menya ko nimba ufunguye igitangazamakuru warabyize neza, warafashe umurongo ngenderwaho, wagombye kuwukurikiza, ukirinda kujarajara ujya hirya no hino, ugafata umurongo ngenderwaho,
akaba ari umenyekanaho nk'ikinyamakuru. Umuntu yavuga ati wenda nkanjye Umuringa nandika inkuru z'ubuzima, umuntu wese akeneye inkuru y'ubuzima akaza kwishakira ku Muringa News. Ikindi kintu namenye uburyo ngomba kuorganiza, uburyo ngomba gushyira ku murongo abakozi b'igitangazamakuru cyanjye. Nkamenya ngo nimba abashinzwe marketing, nkamenya imbaraga ngomba gushyiramo bakaba bari ukwabo, nkamenya ngo nimba abandika inkuru bakaba bari ukwabo, bityo nkamenya aho ngena ashyira imbaraga, nkamenya naho ahatagenda neza, nkamenya ko makosora. Ikindi kintu cya gatatu nungukiye muri ano mahugurwa ndetse gikomeye ni akamaro ka social media mu itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu yahugiraga mu kwandika inkuru, agahugira mu gushaka amafaranga, ariko ntazirikane ko ibyo byose kugira ngo ikinyamakuru cye kirusheho kumenyekana nk'uko twamariza abandi, natwe tugomba kubimenyekanisha. Tugomba gukoresha social media kugira ngo abadusoma biyongere, n'ibiyongera kirusheho kumenyekana, ndetse nitujya gushaka n'aya masoko ko tugomba gukora itangazamakuru ry'umwuga ariko kandi ryiteje imbere, ridufasha kubaho ndetse rinateza imbere abakozi bacu. Ubwo rero urumva namenye ibintu byinshi. Ikindi kintu cya kane ndetse cy'umwihariko, kuri izo social media hari zo wakoreshagamo? Kuri izo social media hari zo nakoreshagamo, ariko ntabwo twazikoreshaga, ntabwo twazaga umwanya. No kuvuga ngo social media tukumva ko tugomba kuyikoresha wenda kabiri mu cyumweru, cyangwa se n'icyumweru kikaba cyasha tutayikoresheje, twumva ko bitihutirwa. Twumvaga ikihutirwa ari kwandika inkuru, twumva ikihutirwa ari gushaka amafaranga, abaterankunga, abo twamariza, ariko tukumva ko social media itihutirwa. Ikindi kintu rero cya kane nakubwira no gukemura amahugurwa ni uburyo batwigishije ko kwishyira hamwe kw'ibitangazamakuru bishobora kudufasha kurushaho kwiteza imbere. Nitwa Ruhumeza Richard, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Muhabura.rw. Nkuyemo umusaruro ukomeye, nkuyemo impamvu ikomeye, ndetse ngiye guhindura ibintu byinshi ntarinzi. Ni nk'ibiki wize? Urugero nize uburyo umuntu amaraginga company n'abakozi. Hano wasaga abantu bagenda bavanga imikoranire, ugasanga umuntu avuye muri yari chief editor, agiye muri marketing, umuntu yari manager, yagiye kuba umunyamakuru, uburyo bashaka publicité, uburyo baka content nzima, uburyo content nzima ubwayo ariyo cyo kintu cya mbere gikurura umukiriya ashaka gutuma gusanga. Twize uburyo strategy z'uburyo isoko rya marketing ryakorwa. Ikindi twize abantu batari bazi, ntabwo twari tuzi yuko social media ubwabyo ari amafaranga. Muri training twebwe mbonye aho maze kumenya nungukiyemo byinshi maze kungukirwa mu Nsanze company yacu ku kinyamakuru nka Webmaster. Hari ibintu byinshi yishirwa tutari tuzi, tukabona ariho ibyo bita ngo AdSense. Hano aho mu kimara kuduhugurira tumaze kubona ari amahugurwa, mucyubwiye ko AdSense dapfa kuzana ku website. Twagiye kudusanga koko nka Webmaster amaze imyaka 4 ahembwa na Google. Ubwo se ntaza kwiga no social media twigiye hangaha na twigisha na media high class, nabo twayikoza imirimo n'ubuhamya. Nitwera Joseline mpagaraye Victory TV. Aya mahugurwa mumazemo iminsi 6 yakumariye iki? Ni byinshi cyane twungukiye muri aya mahugurwa. Nkangiye ku ruhare rwanjye nungukiyemo, reka mvuge nka bitatu by'ingenzi kuri njyewe. Mu itangazamakuru hari ikintu tukunda kugira, tukavuga ati mu itangazamakuru nta mafaranga abamo iki, ariko hano hari uburyo nungukiyemo ko nshobora gutagetinga babandi bakora business yo hasi, kugira ngo mu busanzwe dutagetinga izi company ziri big, MTN n'andi makampani atandukanye, ariko hano nigiye mu buryo nshobora kugera kuri babandi bo hasi bagitangira, yabacuruza urwagwa, nkabumvisha uburyo bakwamamaza, nkabamamariza bakunguka nanjye nkunguka. Ubwo buryo ni ubwa mbere nungukiyemo hano. Ikindi nungukiyemo, hari ibyo batwigishije bijyanye no gukoresha social media, uburyo umuntu yakoresha social media, harimo Twidesk n'izindi zitandukanye, ukabona amakuru atandukanye ndetse ugakora good content, cyangwa ugatangaza amakuru meza kandi afatika. Cyangwa hari ukuntu mu itangazamakuru burya iyo ukoze inkuru bwa mbere ukayitangaza biba ari byiza cyane. Ubwo buryo rero butwereka buduha uburyo dushobora kugera ku makuru vuba kandi tukayatangaza afite facts zigaragara. Ikindi nungukiye muri aya mahugurwa, reka njye ku buryo bwa management. Ku bijyanye na company nkorera, hari uburyo tutajya twita kuri management cyangwa duhe buri muntu icyo akwiriye gukora. Ugasanga nimba ndi CEO
nkajya kureba ibyo kontabure, nkanakora kontabure, nkajya no kuba umunyamakuru. Icyo kintu cyaranyigishe ko buri muntu agomba kuba mu murongo wiwe. Nimba ndi muri marketing nkakora marketing, nimba ndi umunyamakuru of course ndi umunyamakuru. Ibyo kujarajara ugasanga ntago bibaye good planning cyangwa ntago bigenze neza, ugasanga umuntu ari mu bintu byinshi cyangwa uri gukora ibintu udafitiye ubumenyi. Nitwa Denise Mbabazi Mahambara, mpagarariye Radio Fine FM. Muri aya mahugurwa rero ya Media High Council ni byinshi. Ikintu rero cy'ingenzi nakuyemo cyane ni ugukorera hamwe. Nasanze burya kuba twakorera hamwe na bagenzi bacu, tukishyira hamwe, haba guhuza ibitekerezo ndetse n'ibindi byose, ibyo ngibyo aricyo kintu cya mbere gishobora kudufasha. Ikindi ni ukugira ubunyamwuga cyane mu byo dukora, birumvikana bitabijyana no ku bakozi dukoresha nabo kuba abanyamwuga cyane. Ikindi kintu nigiye muri aya mahugurwa ni ikintu kijyanye no kugira target, ariko ukaba uri specialize mu kintu runaka. Usanga bitangazamakuru byinshi atangira avuga ati ngewe intego yanjye ni iyi ngiyi, ni ugukora ibi ngibi, nihaye gukora ibijyanye wenda n'ubuhinzi, ariko akagera hagati akadeviya agafata ibindi, akavangamo politike, akavangamo ubukungu, ubuzima, kandi we avuga ko cyangwa se n'izina ry'ikinyamakuru ry'igitangazamakuru cye rikora nyine rihura n'ibijyanye n'ubuhinzi, akadeviya akajya mu bindi. Rero nabonye ko gukora ibyo wiyemeje cyangwa se niba waratangiye uvuga ngo mfite intego iyi n'iyi, gukurikiza intego wihaye birafasha cyane, kuko ni nabyo bizatuma umuntu amenya ngo uyu n'uyu n'uyu, amenye ngo akora ubuhinzi, ariko nuvanga ukavanga ibindi ntabwo umuntu azabasha kukumenya. Ni naho kandi bita bihura no kumenya ngo cyangwa se no kuba wabona amasoko, ikigo cyanyu mukabona abo mwamamaza ndetse n'abandi baterankunga. Rero mu gihe batazi ngo urinde cyangwa ukora ibiki, ntago bazaza. Rero kuba specialize mu kintu runaka, icyo ni ikindi kintu nkuyemo. Urakoze cyane. Ibindi bintu rero tugiye guhindura mu mikorere yacu ni ibijyanye n'ibyo nagarutseho mbere, gushyiraho gahunda ihamye idahindagurika. Ikindi kintu nanone tugiye kuba twashyiraho no gushyiraho inzego uko zikurikirana mu kigo cyacu, kandi buri wese agakora ibintu bijyanye n'inshingano ze, atari kuvuga ngo umuntu umwe arakora iki, rimwe yibeshye akora ibindi bitari mu nshingano ze. Oya, buri wese akora ibijyanye n'inshingano ze bijyanye nyine n'izo nzego. Ntekereza ko nabyo bizadufasha cyane. Munyentwari Jerome, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru The Profile.rwa cyandika ku nkuru z'abantu ku isi, ariko bubatse izina bamwe twita public figures, bafite amaprofili akomeye nk'uko igitangazamakuru cyitwa, aho ni nka 80%, 20% tukandika n'izindi nkuru zisanzwe zireba ubuzima rusange bw'abanyarwanda n'abanyamahanga. Twitabiriye amahugurwa rero yateguwe n'ikigo cy'igihugu n'inama y'igihugu nkuru y'itangazamakuru, agamije kudutyaza mu bwenge mu kuyobora ibigo twashinze. Twigiyemo byinshi, twize uburyo tugomba gukora igenamigambi rihamye, ibyo twita business plan ku bigo tuba twarashinze. Abenshi turabishinga tukanazitegura, ariko ugasanga tutazigira izacu ngo zitubemo, ahubwo tukazibona nk'iziri ruhande tudakurikiza ibyanditsemo. Ugasanga umuntu aratana, kandi burya ngo iyo ufite intego runaka ugomba kuyikurikiza kugeza igihe ugereye ku musozo cyangwa se ugereye ku cyo wifuje kugeraho. Twavuguye ko rero tugomba gukurikiza ibyo ngibyo, tukaba abantu bari serious, sinzi uko twabyita mu Kinyarwanda, ku byo dukora, kuko ngo nk'uko babiduhuguyemo, iyo umaze kushinga ikigo uba ubaye rwiyemezamirimo. Rwiyemezamirimo ni umuntu uba ugomba gukurikiza amategeko igihugu cyashyizeho, harimo kumva ko azatanga imisoro, kuko ni ikigo kigomba kuba cyinjiza gifite tiri namba, ndetse akanayimenyekanisha ku gihe. Ibyo ngibyo bigatuma igihugu bwacyo kimubona nk'umuntu nyine ufite intumbero yo kuyivana ku ntambwe imwe akigeza ku yindi yisumbuyeho, ari nako igihugu gitereramo imbere. Ni byinshi twigiyemo rero, twigiyemo n'ibijyanye na social media. Social media ni uburyo bundi buri gukoreshwa hifashishijwe ikoranabuhanga, aho umuntu yamamaza ibikorwa bye bikagera kuri benshi mu gihe gito.
izo twabonyemo nka Flickr, ugafungura Flickr bagashyiramo ifoto yawe. Twabonyemo nka zitwa Hootsuite, izo ngizo zidufasha kohereza ibyo ukora ku mbuga nkoranyambaga zindi nyinshi icyarimwe kandi bitagutwaye umwanya munini. Twabonyemo za Audiogram, aho ushobora guhuza amajwi n'amashusho ariko mu buryo bworoshye. Ni byinshi rero twigiyemo kandi tugiye gukurikiza. Icyo twiyemeje rero twebwe nk'umuyobozi bw'ikinyamakuru The Profile, nyuma yo kugaragarizwa ko burya kutishyira hamwe, kwigiranya kamwe, inkingi imwe kwa kundi itagera inzu, ntabwo bishoboka ko wakomeza kubura umwe ngo ugire icyo ugeraho. Batwigishije ko buriya twishyize hamwe nk'ibinyamakuru bitandukanye, na cyane ko tumaze kuba byinshi, tukishyira hamwe tugakora icyo bita synergy, dushobora kuhagarara kigabo ku isoko ry'umurimo hanze aha ngaha. Igitekerezo dutanze turi benshi, turi ibigo bitandukanye, kikaba cyakumvikana kuruta icyo utanze uri ikigo kimwe. Icyo ngicyo tugikuyemo, tugiye gukora synergy mu buryo bwumvikana. Nitwa Bizimungu Posya, nkorera ikinyamakuru Umuseke akadomorwa, nkaba nshinzwe marketing. Aya mahugurwa yateguwe na Media High Council, twari tuyakenera. Twigiye hano ku kintu kijyanye na social media. Ubu ngubu isi turiho irimo iraba influence na social media cyane. Natwe rero bivuze ko tugomba guhindura, tukajya gusanga abantu aho ngaho bari kujya, aho kugira ngo dusigare duhagaze muri position imwe bo baramaze kudusiga. Ababimenye kare babikuyemo amafaranga. Natwe rero twiyemeje kongera uburyo twakoresha social media. Twadusanzwe tuyikoresha yego, ariko twiyemeje kongera uburyo twakoreshaga social media noneho mu buryo buri business oriented, atari mu buryo bwo guhereza abasomyi inkuru, ariko se izo nkuru barazisoma twe bitwunguriye. Turimo turabaha icyo bakeneye, ariko twe icyo dukeneye ni amafaranga. Ese social media turazibyaza amafaranga mu buhe buryo? Rero mu bakozi dufite tuzashakamo umuntu uzashingwa social media ajya bikora nk'akazi ke ka buri munsi. Wenda nibiba ngombwa tukabona ko staff ari ntoya, dushobora kongeramo undi muntu, tukaba ari icyo kintu tumushinga ku buryo azajya akora ikijyanye na social media ariko kazi ke. Natwe muri marketing tukareba ese turimo turagera kuri public ngana gute, iyi public turayibyaza umusaruro gute. Murakoze.